Muraho neza mwese. Iyi ni Gatigisimu Room, ni icyumba cy'uruganiriro rw'ubukristo. Ni ahantu hagenewe kuganirirwa inyigisho zidutoza kugana Imana binyuze muri Yesu, kuko ari we twizeramo inzira nyanzira ishobora kugeza umuntu koko ku Mana nyamana. Twari twarabitangaje yuko muri iyi minsi 40 iri imbere tugiye kwinjira mu rugendo rutari rugufiye, urugendo rugiye kumara iminsi 40 kandi ifite intego. Ntabwo ari iminsi iraho, ahubwo ni iminsi ifite intego. Intego rero yari ukuva mu buretwa, ni ukuvuga kumara iminsi 40 umuntu arwana no kwibohora ingoyi iyo ari yo yose yaba ikimubohera mu buretwa. Icyanditswe nyamukuru twari twaragennye kizatugenga cyangwa kikatuyobora ni icyanditswe gituruka mu Kuva ibice 12:13, aho Imana ibwira Abisirayeli bari mu rugendo ruva mu buretwa kwa Farawo bajya mu mudendezo, ikabwira Mose iti bwira Abisirayeli be guhagarara mu nzira. Imana ishaka ko umuntu akomeza urugendo rugana mu mudendezo. Iyo rero niyo ntego nkuru dufite muri iki gisibo. Iyi minsi 40 yo kwiriza ubusa no gusenga isanzweho mu itorero, twayihaye intego kandi tunayitumiramo abakristo kugira ngo babyiyemeze tuzayimare dusenga kandi tuniyiriza ubusa ku bazabishobora, cyangwa se twirize n'ibindi biturushya. Aho kwiriza wenda ibyo kurya mu gihe bikunaniye, ushobora no kwiyiriza ibibi ukavuga uti bimbikuye mu nzira. Iyo rero niyo ntego nyamukuru izaturanga, ni nacyo kigamijwe n'urugendo turimo gukora twifuza umudendezo. Muri iyi si abantu benshi bishwe n'uburetwa, uburetwa bwa Farawo. Farawo burya ntabwo ari izina gusa ry'umuntu, ariko kandi ni n'ikimenyetso, cyangwa se ni uhagarariye abashyira abandi mu buretwa, ni uhagarariye ibishyira abandi mu buretwa. Ni ukuvuga nituvuga ngo tuve mu buretwa cyangwa tuve kwa Farawo, turavuga kuva mu buretwa ubwo ari bwo bwose ikibugushyiramo icyo ari cyo cyose. Kuki rero twafashe uru urugendo rw'iminsi 40? Ubusanzwe rero turi mu isi ikunda ibintu bya vuba vuba, ibintu birangira umunsi umwe cyangwa bikarangira iminsi 2, ariko Gatigisimu Room ntabwo itekereza ko umunsi umwe uhagije kugira ngo dukore icyo twifuza kugeraho. Niyo mpamvu rero mbatumira mwese muri iyi minsi 40 kugira ngo tuyimare dusenga kandi tuniriza ubusa, dufite intego yo kuva mu buretwa tukagana mu mudendezo. Nubwo iyi si rero ikunda ibintu byihuta, ikunda umunsi umwe, iminsi 2, kumenya igihe izasoreza ikintu, ariko biba byiza no guhereza ikintu umwanya. Umuntu akiga mu mwanya akawutanga, akavuga ati iyi minsi nyishyize ku ruhande, hari icyo nshaka. Ntawe utazi ko bibabaje kuba uri munsi y'uburetwa runaka. Ibaze ko ubayeho ubuzima nka buriya tubonana Abisirayeli ubwo bari kwa Farawo. Nta kintu na kimwe gikomeye bagusaba gukora udakwiriye gukora kugira ngo uve aho hantu. Tuzafata rero umwanya uhagije wo kuvuga ku buretwa bwa Farawo, kuvuga icyo uburetwa buvuze. Tuzabifatira iminsi ihagije dore ko tuyifite, ariko nibutsa yuko buri mukristo adakwiriye kuba umunebwe. Umukristo akwiye kwemera gufata iminsi myinshi ashaka kugera ku kintu runaka, kuko nigeze kumva ahantu bavuga yuko abantu batagifite umwanya, abantu batagifite akanya ko kwiga. Rero abantu bakwiriye koroshya amasomo, ariko nkasanga
nta gikwiriye koroshywa mu bukristo, ahubwo abantu bakwiriye gushaka akanya, niba koko ubukristo ari amasomo meza, bakabuhereza umwanya, nk'uko tuwuha za kompiyuta cyangwa tukawuha amateka cyangwa politike, ibindi tuba twakunze. Ngiyi shusho ngari rero, kubera iki intego yacu ari ukubohoka, ni nayo ntego nyirizina twifuza. Ntabwo twifuza kubona abantu bakora urugendo bakarusoza bakiri mu ngoyi. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, Imana ibwiramo Abisirayeli ukwiyiriza ishaka uko gukwiye kuba kumeze. Mu gice cya 58 rero umurongo wa 6 irabwira iti, ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Imana rero nayo murabyumva yuko ukwiyiriza ubusa ishima ari ugusiga abantu babohotse ingoyi, kandi barahambuwe imigozi y'uburetwa bwose, kandi baraciye akarengane n'iby'agahato byose. Ngibyo ibyo tugiye kumaramo iminsi rero 40, ni ukubararikira mwese kugira ngo tuyigendanemo neza, kandi he kugira uzabura cyangwa se ngasigara inyuma. Murakoze, niringiye yuko ntawe uzasigara inyuma, ahubwo turaza kubahereza vuba inyigisho ya mbere y'uru rugendo. Naho ubutaha. Murakoze.